iyo hagize ikintu ugaragaza kikujyana ku iterambere, Jojo ntabwo mwongera kuvuga rumwe. Halo Mado, bimeze bite se? Ni Cenko mwana hasi ubwo wowe wabuze ibyo uvugara uvuga ngo Jojo afite ishyari. Yagutunze kangahe we kagufu? Yagutunze kangahe? Ahubwo ari mwebwe mufite ishyari mudafite naho muzagwa. Nta mpobo mwabuze ibyo muvuga ngo mbese ngo murashaka kugira ngo aramamagaye. nzabisubiramo. Iyo ni indambi harya wawe waraguhemba? Arankubye. Uvuga ngo urinda unyandikira unyoreza ama voice note ngo yarantunze. Wigeze umbona natuye iwe njyewe? Wigeze ubona mbiwe? Wigeze ubona ngiwe? Yantunze mu buhe buryo wo? Yo azabazana, Yesu azabazana, n'abari kure bose Yesu azabazana, azabazana, Yesu azabazana, n'abari kure bose Yesu azabazana. Ndagira mbabwire ngo iyo niyo intro yanjye ubu ngubu iyi minsi ndi gukoresha. Cenko wagwane my bro. Umeze fresh? Amahoro man. Umusa wambaye neza bya hatari. Aneza shado dushenga dushira. Cyangwa ufite ahangaha nibwo mbonye ko amafaranga mu ntimba ya Ravi ubu ngubu noneho ari gukora akazi akwiye kuba akora. Reka mbanze nkubaza utararengaho. Mu ntimba ya Ravi unzimo nindi nigeze nkinamo. Gusa igihe twakoranye ndakiyobewe. Bivuze ngo hubwo amafaranga kumereye neza cyane, umubyibuho, imyambarire, icyangwe cyo ku mutwe, igisuko, umushara wo mu ntimba ya Ravi uragira kubyibuhishije. Ivugire. Ariko narumvishe ngo buriya biyayibura ngo nta kintu na kimwe yarasobanuye muri timu. Nose uyu munsi mumeze gute mu banyute? Ubu tuvugana mani ntumbaza amakuru ngo yo mu ntimba ya Ravi cyangwa yo mu kiri kumva. Wowe uyazi kundusha siko bimeze. Ariko ngewe icyo nzi nuko atari meza. Nge se konza amakuru yo muri season ya mbere ubwo ibyiya kabiri amakuru muri season ya kabiri ndayazi. Icyo nzi nuko atari meza kuko ubu nanjye magaza ahangaha kubera ko hari ibintu biza bikarenga ubwenge bwawe bro. Biri serious? Ari ibintu biza bikarenga ubwenge bwawe ku buryo ushobora kureba umuntu mwari muziranye ukibaza niba ari we cyangwa atari we mani. Cyo nyine ukibaza niba baguhinduriye tu. Ntako nawe ntugakabye. Ntumbwire ko wenda nawe amafaranga wayagaye wayasuzuguye. Mwana reka mbabwire rero nagato kava kweguye. Bura niyo umuntu yaguhembe 2,000 cyangwa 5 uri buze gutegesha 8 ntacyo biba bitwaye kuko bavuze ati wenda nta ahantu hari gusora 8,000 ari buze gusora 3 kuko namuhaye 5. None se nawe wasuzuguye umushahara. Tutararenga ubanza uce ku mayange cyagihe umamagara. Mamagara ndi kuri set mu kiganiro wakoze ubushize. Wamamagaye umbaza ngo iki twaganiriye ku biki. Tubone guhera aho ngaho ureke kunshinyagurira. Urumva ngewe nari numvisha amakuru avuga ko wenda bakwirukanye. Urumva ndavuga atarigiye wasanga ari bya bintu by'abapaparazi. Ndavuga teka nze nkwihamagarire mbikwibarize ariko umbwira ko uri kuri set sinzi byo uri gushutinga. Ndavuga tumuvandimwe wasanga izo nkuru ari ibihuha. Ndavuga ati wenda one day reka tuzakubitane tuganire. Ariko se biri seriye. Kuko nkurikije buretse mbanze nkubwira ikintu kimwe. Urumwe mu bantu nzi bamaranye na Jojo igihe kinini akora filime yitwa Impeta mwarakoranye akora yakoze yitwa Ravi irarimo banike turi kumwe ajya kuyitwa Impeta turi kumwe Impeta twayikoze hafi imyaka 2 kuko twakoze season 2 kumva turi kumwe hatangira intimba ya Ravi. Muri uko kuntu twari turi kumwe dukora izo projet zose yatangiye gushutinga intimba ya Ravi ngereka nivugire. Ngewe ubwanjye ntabizi guhera kuri team technique kugera ku bakinnyi uretse bangaye nka 4 bonyine nabo bafite icyo basobanuye mu rugendo rwa kera yagumanye. Abandi twese yaduteye shot. Ntuzi ngo nukubera iki, ntuzi ngo niye mpamvu. Ariko niba ushaka kubimenya ubimbaze ndabikubwira. None se kamane nkubaze kimwe muri byo. None se ngewe yanyirukanye avuga ko wenda yatanze fact zinumvikana ndavuga ati wenda ibintu wasanga ari byo. Yarambwiye ati biyayumva nkubwire ntabwo uri umwe muri timu yanjye. Nakwifashishije nk'ukwifashiriza biraho bisanzwe ntacyo waruzi ntacyo wari ushoboye nta nicyo kwari kugira ndereka no kana ngakuze nkawe ko numva nose wewe umwe muri timu duhere kuri bira wamamagariye. Yego. Ngewe ntago yigeze nyirukana.
nge ntabwo yigeze ikintu ushaka kubanza kumenya mbere na mbere wari umwe muri timu ze genda man filime yitwa La Vie yahereyeho irahari uyirimo ndabizi genda playing guhera kuri episode ya 23 hafi cyane nutambonamo uzubimbaze urebe ngo imaze igihe kingana iki ikinwa tuze muri filime yitwa Impeta yego icyo kiragusobanurira ko ndumwe muri iyo team koko uri kuvuga ureka gukomeza kubimbaza inshuro nyinshi sha nawe rero tugiye tureka kukabya mwana uri amafaranga menshi ya Jojo pe umuntu ukwiye kuba nunanga nawe uri gukora project zawe zimeze neza nuso reba imyaka mumaranye mukorana bivuze ngo ayo mafaranga yose warayariye urumva reka ngusobanurire urugendo rwanjye rwo kumenyana na Jojo kugeza aho bigeze aka kanya ubundi umbwira aho ayo mafaranga ari siko bimeze Jojo twahuye duhuriye kuri seti imwe mbere na mbere listen reka ngusube kano kantu mbere yuko ubinsobanurira ibyo banza use nkugusha ku kantu kejo ubundi nguhamagara ubundi ndashaka kubanza kumenya ibyavuba hangaha ubundi uze kumbwira ati byatangiye gute ubu nguho byagenze gute ejo bundi umamagara ku munsi wari wabanjirije nibwo nari nakatiranye na Jojo ntagishaka kongera kuza mu ntimba ya La Vie ntagishaka kongera kuza muri timu yiwe kubera impamvu imwe gusa naramwandikiye nkuko wakwandikira umuntu bisanzwe nyokobuja umutimu memba wawe sinzi ikintu nari naramwandikiye ntabwo nyibuka neza aragisoma aranyorera kandi cyari ingenzi ndamwandikira ndamubwira ngo ese mwana bite byawe ko mba mbona unyirengagiza utakimfata nk'umwe mu bagize timu yawe kandi ubizi imyaka tumaranye even na message yanjye ntugishaka kuyisubiza ubugira ngo unyereke iki genda istaka n'ibikorwa byawe nubwo ntakigaragara kenshi ariko kuko ntacyo twapfuye ndacyabishyigikira ndacyabisupporting ariko wowe ukomeza kunyereka ko ntacyo mvuze nyine imbere yawe muhereza ukuri kuri iyo message zikuno yansubije n'ubwishongozi bwinshi cyane bwandakaje kunyishongoraho bikabije kunyigiraho umuntu wa danje bikabije arambwira ngo abo nafashije bo ntago ubona ibyo bari kunyitura ubwo niba ndi yafashije ko ntukagiranye nayo ntagereranye arambwira ngo abo nafashije bo ntago ubona ibintu bari kunyitura mbabarira ntuzongere kunyandikira message nk'iyi ndakwiyamye ntuzongere kumbwira ngo sinkufata nk'umwe muri timu yawe nifite ibibazo byanjye ntukaze kunyongera mana ambwira amagambo menshi akomeye yakumva ambwira amagambo mana byarankorogoshe birankorogosha mu buri kintu musubize mpita mubwira ngo thank you iyo message yonyine naramusubije ngo thank you nese njya muri groupe y'abakinnyi b'intimba ya La Vie mwandikira message ndende muhereza message ku mugaragaro kugira ngo ntabimwandikira inbox agazaca n'inyuma kwenda akavuga ngo namubeshye ibintu cyanagize gute ariko se buretse turarenga kuri icyo ngibyo nese wari wasuzuguye umushahara waretse nkakomeza nkakubwira ntabwo nigeze nsuzugura umushahara iby'umushahara turaza kubigarukaho nyuma ndi kukubwira kuri iriya call yawe wamamagaye kujya tubanze tuyishyire mucyo ubundi mite nkubwira ukuntu nahuye nawe hanyuma nagiye muri groupe ye ndamwandikira ngo nandikamo nyine muri groupe y'abakinnyi ndandika ndavuga ngo mwarakoze cyane abo duhuye vuba n'abo twahoranye mwambereye inshuti nziza ariko baravuga ngo burya ntuzatinda aho udakenewe nagiye ngaragarizwa kenshi ko aha hantu ntahakenewe niyo mpamvu ngiye cyane ko nta nicyo ntakuraga si uwo mushahara nk'abandi ndi gusubiramo message nanditse wayishyira nano kuri screen ndayifite si uwo mushahara nk'abandi ntabwo ari tike ndi kubyumva rero bisobanuye ko aha hantu simakenewe gusa Jojo Imana izagukize ubwo bwishongozi bwawe kuko si bwiza message nyandikiye irambabaje niyo mpamvu nkwandikiye nanjye message bye bye wenda wowe waragafashe nanjye tuzahurira ahandi karafashwe cyangwa karorere kuko nizibika zari amagi naho aho wahereye turahazi nkora left mitanjya no mu bafana be yari yarankizemo naho nkora left kugira ngo ngiye nikize icyo kibazo kuko byari kuba bibi urumva ikintu cyatumye ndefutinga aho ngaho nukubera kugasuzugura no kunyishongoraho ariko ibintu ntago biza gutyo bidafite intandaro iyo ntandaro rero mbwira ngo niyo ushaka kumva niyo ushaka kumva
kugera kuri ibi ngibi maze ari akantu uvuze ngo ahantu udateze uwo mushahara nta niyo tike nta n'icyo cyatuma uhatinda. aha rindira rero mbisobanura. Ubwo bishatse kuvuga ngo ntabwo byashoboka. Bishatse kuvuga ngo nakoze intimba ya ravi ntahembwa nta tike. Oya ari umuntu w'umuserasi ubwo ngo waba uba i Kigali uba mu nzu wubatse cyangwa nyine rindira muviri muzi ibyo byose ndaza kubigeraho kugira ngo usobanukirwe n'abanyarwanda nyine bari kubyumva nk'uko wacangiwe nabo niko byabacanze. Ubundi Jojo twahuriye kuri seti imwe runaka, man yari projet nzima irimo n'amafaranga agaragara pe. Twahurireyo n'abandi bajene benshi nyine, ariko Jojo icyo gihe yari yaratangiye gukora filime yitwa Ravi. Sane zarageze ahita atangira gusharinga, tuyiganiraho, ahita ambwira muhe nimero zanjye anytime naba akeneye umuntu azamvugisha. Ari uzi kwiyakira, ari uzinyaka, ndazimuha. Ndabyibuka sinzi narindi kuri seti numva yanyereje voice note, ubwo twamenyanye Ravi ageze kuri episode ya 17 ndakeka, sinzi narindi kuri seti mbona anyereje voice note arambwira ati mwana bimeze bite se twakora se waboneka naribe. Ndambwira ati naboneka. Ahita anyoreza indi arambwira ngo urabona ntabwo ibintu biraba sawa, ntabwo bimeze nk'iriya projet twahuriyemo, nje nagatike ka 5 ukaza tugafatikanya tugafonda ibintu, urabona ni filime ya mbere mpereyeho kazafatwa natwe tubona amafaranga. Ako kantu arakagira iyo ni tirike buretse utereye kwa kantu. Sinzi bayiwa kiyo trike nanjye yayikoresheje njya kwandikira script arambwira ngo we tegura script nziza dukore basi ndajya no gushakira tike. Iyo tike nyikoreye umwaka n'amezi muri script twavuye kagomba kuzanyishyura nimba successful. Ambo dukomeze. Icyo gihe iyo yari filime itarenza views 10,000 pe. Kuko nanjye narebye mbona nyine ni nkuko abimbwiye ni projet ya mbere no gushakisha, ni projet itarenza views 10,000 nawe uri kubyumva. Nje namubwiye ati ntaribi, icya mbere ni ugukorana nk'abavandimwe, ariko anytime ibintu byakunze tukagira gute tugakorana nyine mu buryo buri wese abona inyungu. Ndabyibuka nagiye kuri seti ibyo bitana arabima ndabitegesha ntaha kure kuko nega moto ya 2 ikumva. Ibyo bitanu ndabikoresha turakina, nsanga nyine nsohotse guhera muri episode ya 23. Guhera muri episode ya 23 ya filime Ravi kugera aho yayirahagarikiye, urikumva nari nyirimo. Dutangira filime yindi atugisha imana, baravuga ngo rero iyi filime ntabwo iri kurebwa nyine ku rwego ruzima, reka duhindure turebe ko duhinduye tugatanga indi story hari igishobora kugenda neza. Si bigenze uko filime irahinduka, dutangira gushutinga yitwa Impeta guhera kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya nyuma muri season ya 2 aho yayihagarikiye. Twari turi kumwe, ariko aho ntiyari akimpemba 5 yampembye 10. Iri kumva yampembye 10. Turakora ikunyuma yego, turakora turakomeza kugeraho filime igeze, ariko aho ngaho ikintu cy'umutego kirimo kiragira kiti, iri kumva filime igezemo hagati tukiri ariko nko tukiri muri season ya mbere mu episode atangira filime yagize views ariko irenza za Ravi, ariko iragenda igera muri views 20,20,25. Mana katubwira ati mumbabarire nimwe team mfite mu nkorera uko mushoboye dusharinge dukora iyo bwabaga, ari kumva izo views ziboneke, ayo mafaranga aboneke tujye ku mafaranga. Mani ndumwe mu bantu basharinze filime z'uyu mujene, uri konyuma ndumwe mu bantu basharinze filime za Ravi, filime z'uyu Jojo nyine nzirwanira ishyaka nk'iza timu yanjye, nawe uri kubyumva. Wowe uri nkanjye kabisa. Mani narazisharinze ndashaka, akavuga ati mu nce yaringire nituzatugira 30,000 bya views nzajya nitanga buri munsi, kuko icyo gihe yatangaga 3 mu cyumweru. Nituzatugira 30,000 nzajya nyitanga buri munsi. Mani nkakora iyo bwabaga. Ikintu rero ahantu byaje kubera bibi, yatangiye indi projet yitwa Intimba ya Ravi ntabizi.
sinigeze mbimenya tu kuko yatangiye kuyishutinga turi gushutinga episode za nyuma zo kugira ngo ahagarike impeta ariko nta kintu na kimwe mbiziho n'abakinnyi twakinanaga bagiye bagaruka nta kintu bigeze bambwira noneho tuza kumara igihe mbona amasene uko twagiye tuyakina arimo aragenda arangira ariko tudashutinga ndavuga ati ibi bintu bihatsikira yo kumva sinzi ukuntu nagiye kubona mbona mu kwa 12 ku mwaka wa 2024 mbona trailer ya filime cyashya Intimba ya Ravi hanze ngira ngo nayibuka ni nanjye wakoze ntuze yayo yego ni kiragi sound kibasakurijemo cyo kwamamaza soundtrack yayo ninjye wayikoze uri kubyumva boro ndayibona ngati reka mbitega amaso man iyo boro yarasohotse Intimba ya Ravi episode ya mbere yarasohotse ndayireba nyirebye mani mbona bya bintu twese twarwaniye nka team byagezweho ariko bigezweho benshi mu babirwaniye tutarimo harimo abantu bashyashya abantu bari barimo bonyine n'abantu nkuko nabyita nk'ikene wabo bafitanye andi mateka inyuma bafitanye ibindi bintu bakoranaga ngo yagaruye uretse umumama umwe twakorana hamwe na Mimi twakoranaga yagaruye gutyo gusa abandi twese n'impamvu ataba guhera kuri equipe technique aba photographe soundman nabo bantu bandi twese niyatugaruye kubera impamvu imwe nayo ndaza kuyikubwira iyo mpamvu kubyumva iyo filime nyibonye mbona ibyo twaharaniye views twashaka zagezweho ariko abo bantu twaziharaniye tutanarimo ntago naramwandikiye ndamuvugisha aba ntenjuga arambwira ngo nago nazanyemo abakinnyi bose ibintu nk'ibyo ariko ngo nzagenda mbazana gake gake uri kunyumva ntararengaho reka mbanze nkubwire impamvu yanze kutugarura Jojo ni wa muntu uba ushaka ngo agira abantu bahora munsi y'ibirenge bye yantangije 5,000 tugeze kuri filime ya kabiri ya 10 byarashobokaga ko atakora filime igira views 100 agakomeza membe 10 ntabwo bibaho akomeza ahembe tukoti 10,000 akomeza ahembe Kevin 10,000 akomeza ahembe kipe tekiniki 15,000 mane twese yaragiye aradukatira azana abantu bashyashya yashakaga gukomeza guha bya 5 bya bindi 10 na nubu hari nyine mba mbitekereza nka gutyo ibaze wallahi ibintu nyine twaharaniye nka team yose yarangiza bro yarangizaga man akadusubiza inyuma nyine tu nago byarangiriye aho narongeye ndamwandikira akomeza ntera injuga gutyo gusa ngira ndabireka man ibaze filime isohoka buri munsi irebwa n'ibihumbi 100 ku bintu waharaniye wumva wifuza ko izo views uzazigira nawe uri muri team nyine watangiranye na nyirayo uri kubyumva muzazigira mwese muri kumwe ntabwo yigeze azangamo amafaranga ngo nyange kuko wenda we ikintu yadutinye yumvaga tuzahita tumwongeza tukamwaka ku mafaranga kubyumva ntabwo ibyo ntabwo byigeze bibaho ngo wenda avuge ngo impamvu nabaretse murabizi mwanyatse amafaranga ibintu nk'ibyo uri kumva ball iragenda igera hariya noneho umukinnyi umwe runaka twahuriye kuri set imwe ahita ambwira ati bro mubwire ikintu uzakora uzaze kuri set turi gushutinga nkuje gusura bisanzwe hari icyo mupfase wowe uzaze akureba agira isoni turebe nyuma yaho mani sinzi umunsi nari ndi gushutingira Nyamirambo hariya hafi ya hariya bakoranye nari ndi mu Biryogo urabize twakoreraga hariya ku Bisima mitamanuka njyayo mani sinzi nyine ubwo yarandebye agira isoni tugiye gusoza shooting ngo mureke ngo na Cenko ngakina akantu gatoya ndagakina mani kari akantu gasanzwe ko kunyuraho ngo ndi inshuti ya Ganza ngo tuganira ku bukwe bwiwe ngo tutatashye n'ibiki ako kaboro kubera comment z'abantu nyine bari bankumbuye zo zamuteye pressure akugarura mu kibuga njyewe ubwanjye n'icyo wamwandikiye ndavuga ati cyaze kari akaboro uko kabikoze abaravi banyeretse ko banyibuka n'ibiki ahita ambwira ngo noneho ngo niba wajya ubona tiki umbwire nkukorere story uze uyikine wongere ugere muri filime wari usanzwe uhembwa none agutumye tike arambwira ati niba wajya ubona tiki umbwire nkukorere story uze ujye muri filime mbitekerezaho ndavuga ngo uyu ni umuntu mukuru wenda aragira ngo anyumvisha ko niba ntekereza ko byaciyemo nibiracamo
urwego ruracyari rwa rundi, udufaranga turacyari twatundi. Ngisha inama umujama wanjye, arambwira ati kameme nk'umuntu mukuru, ubwo nuko nguko bimeze, nanjye niko ndi kubyumva. Umuntu wambwiye ngo nzaze kuri seti isoni zimwice turebe icyo akora, mani ndamushimira, ajya akunda kungira inama cyane. Ndabimubaza, arambwira ati sureba se byakoze, ariko nanjye simpamya ko umuntu twatangiranye azagukoresha ku buntu, wenda ntazaguhemba, ariko iyo tike nk'iyo yaguhaga azongera yiguhe. Bivuze ngo Jojo nta gahemba ahubwo atanga tike. Ubwo niko bimeze. Ndangije uwo mubyeyi wanjye ndamubwira ngo okay, nta kibazo, nzanitegera, sinzamuhamagara ngo anyishyurire moto cyangwa agire gute, nshaka kuzareba nyine umuhate we. Twashutinze bwa mbere, dushutinga bwa kabiri, dushutinga bwa gatatu, dushutinga inshuro ntaramenya twashutinze mu nimba ya Ravi, zira nshuro nabonetsemo nta na rimwe yari yibwiriza na kurira twatahaga nijoro ngavuga ati none se bro ufite tike se, uri kubyumva? Ndangije hari umunsi nabwiye umumere wanjye ndamubwira ati ibingibi se ko ibingibi ko birambiranye manje, none se ndakomeza kwitegera n'ibiki. Arambwira ati hangane wowe utegereze, ariko aranyangira inama, arambwira ngo uze gufata moto umuhamagare mubwire akwishyurire moto. Ndabikora, mbikoze yarankatiye gutyo. Ndamubwira ati namuhamagaye, ndamubwira ati ko nta yakamoto mfitemo se wayankubise nkahita nza kuri set nyine bwari twari bushutinga muri icyo gitondo, nibwo namubwiye. Arankatira, ndamubwira ati kanze ndebe uko niyeranje narebe nakwicisha script mite magera, kumbe namuvugishije ndi hafi kwagera nyine. Numva ukuntu yankatiye. Ibyakurikiye rero byatumye n'abakorodina bose bakimbiza, bisa naho byaturutse kuri njye, ariko atari urundi rwango. Njye naramubwiye ngo naramwandikiye nyuma ndamubwira ngo rwose byanze pe, ihangano ushaka ukuntu uzajya umenyera agatike, sinanze kuza gukira ngo dukomeze dukore, ariko basi nayo matike ari kuncanga uburyo bwo kuyabona biri kwa umwereka ubushobozi bwawe bwose buke. We yahise ambwira ngo n'abandi bose ndenda kubirukana, ngo none ngo nguhe tike. Man, iyo shoot nakoze uwo munsi mubwira ayo magambo, niyo shoot yanjye ya nyuma, yari yo shoot ya nyuma ya Arine, kuko Arine yamwirukanye amubwira muri story byitwaje ko agiye kumufunga. Niwo munsi wa nyuma wa shoot ya Korodina, kubyumva, kuko ngo nawe yamwirukanye avuga ngo yashyize urusenda ngo mu myenda ya Arine, shiriwe yaze kumusura. None ngiyo mpamvu ngitumye mama Shema amwirukana mu rugo rwe, ariko ni mu buryo bwo kumwirukana muri filime. Nano mshengo ura mukobwa ngo nuko yuko ngo yanacuzaga ibintu byo kuri TikTok by'amasweet. None sibyo gusa, ikintu cyatumye Jojo ankatira, ubundi ikintu cyatumye ankatira sinze mu nimba ya Ravi, ni cano nari nafunguye. Ngaho nago nanyuzagaho filime, nta nibyaye na filime nanyuzagaho amaprank asanzwe. Kumva nibwo atongeye gushaka kunekereza, kuko no mu ntimba ya Ravi man nako no mu mpeta naragendaga nkamara ama episode menshi ntari gukina. Kubumva nza kumenya ko impamvu yakatiye Arine. Bivuze ngo nawe yakurukanye ko wafunguye YouTube channel. Yari ataranyirukana, ahubwo yatangiye kwanga kunkenera kuko afunguye channel. Menya ko yirukanye Arine kuko yagiye gukina mu filime yitwa Icyumba cyanjye. Ngaho ya Miki. Kumva niyo mpamvu yirukanye Arine. Menya ko yirukanye Korodine kubera TikTok yigishirizagaho ibiborongo by'imyororokeye no gufata abagabo neza n'imitacuruza, ndetse yari yamaze Korodine, uriya Korodine yari yamaze gukora groupe y'abakinnyi tuzamusapotinga muri filime yiwe nshyashya yari agiye gukora. Iyo filime yari irimo ngewe nabaganza na Barine nabande, kubyumva. Twari iwe yagendaga tuvugisha buri umwe ku giti cye. Abamwemereye twese ahita duriza muri groupe imwe. Bro, icyo nicyo kintu yamuzijije ko adutwaye kumusapotinga nawe muri projet yari afite. Icyo kiboro gituma amwirukana. Mbega ishyari, mbega itiku, mbega iki n'iki. Hari Elema atajya yirukana. Abo baririmbanye mu mpara, abo ntajya birukana nyine bamugenda inyuma. Ariko namwe muzafungure cano gato se turebe, muzabigerageze, uretse gukina muri filime ziwe gusa, muzafungure cano turebe. Ubushatse kuvuga ko Ganza aramutse afunguye cano yahita agenda?
Mado aramutse afunguye cano, ibyo ngenzi nuko abafunguye cano abagize icyo bashaka kwikorera yabakatiye. None ikintu cyatumye nza kuri izi kamera zawe biyayo ni kimwe, ni umugore, sinzi niba ari umugore niba ari iki, witwa Mado. Njye nyimara kubona ikiganiro cyawe yaguteye strike, byantesheje umutwe birambabaza. Ese kohereza abantu ngo baze kumutuka ntibihagije, atangiye kwishyura amafaranga ngo basibe cano. Strike ndazizi man, 3 cano barasiba. Ufite bigiri narabibonye ku ma screenshot wagaragaje, harabura imwe nuyigira baragusibira. Uri kubyumva? Ibyo biboro byarambabaje ku rundi rwego. Fata akantu gato ndamubwira ngo muhereza gasopo, ndambwira ati reka undi mwana izina nushaka kuba ari we wari muhaye, niba ritaramugaburiye reka rikoreshe nyine avuge ibintu byawe bitagenda neza mwapfuye. Uri kubyumva? Icyo cana izamuha ni icyo ntibikureba. Kohereza abantu ntibihagije, utangiye kwishyura amafaranga atagira uko angana, wayishyuye abo bakinnyi. Umuntu witwa Mado arahubuka arantuka. Nawe urabeshya akutukura umuntu umugabo ngana gutyo. Arantuka siwe navuze, ntago namumentioninze, sinamentioninze n'abakinnyi. Icyo navugaga ni ukuvuga ngo Joji hangane, ureke kugenda kuri biyayo, umureke yikore ibyo ashaka, akora ikiganiro zikari icyanyuma, ibyo ukurikijeho bigatuma aza gukora ikindi. Ni gasopo nayo ndi kwitangira, nta n'ibintu by'amabanga nashyize hanze. Muri ako kantu gato nakoze k'amafuti gasuzuguritse. Wa muntu wumva waruzi ngo mubana muri team ngo kamuhamagare Mado. Ntabwo numva ko Mado ibyo bintu yabitinye ku muntu w'umubyeyi, umuntu wubashywe kuri umuntu mukuru ngana kuriya. Yanutse nibiba ngombwa ibyo yanutse umbwire mbizane hano kuri kamera, kamuhamagare. Yamvugisha atamvugisha n'ubundi ndabizana. Oya muhamagare, umubaze twumve, umubaze ikintu yagutukiye, icyo yaguhoye, natwe twumve, tubwire abantu bakurikiye biyayo 250. Hari igihe njye mbabwira ibintu none bakavuga ngo ni bya bindi bya biyayo, ngo mandi kuvuga ibintu nta byanjye biraho. Hano tuba dufitanye ikibazo n'umuntu umwe, iyo hashatse kwivangamo n'undi. N'uyu nawe niba ushaka kwivangamo, uyu nawe niba ashaka kwivangamo. Iyo hagize ikintu ugaragaza kikujyana ku iterambere, Jojo ntabwo mwongera kuvuga rumwe. Halo Mado, bimeze bite se? Ni cenko mwana hasi arabizi ibyo ngiye kongera muhamagare, natanyitaho cyakankupa birahita bima uburenganzira bwo kuzana ibyo yavuze byose hano. Ndabeshya? Ubwo bafite ntabwo babitinyuka, ntabwo yakongera kubitaho. Arabizi ibyo ngiye kumubaza, arankubye. Arabizi ibyo ngiye kumubaza. Wambaruka nyumvisha ibyo bintu yagutuse turetse kubeshyanya. Arabizi ibyo ngiye kumubaza. Reka mbanze mu gasopo. Urinda uvuga ngo urinda unyandikira unyoreza ama voice note ngo yarantunze. Wigeze umbona natuye iwe ngewe? Wigeze ubona mbiwe? Wigeze ubona ngiwe? Yantunze mu buhe buryo? Kariweho ngiye noneho ngiye kuzi. Ukambwira buryo ki umbwira ngo umuntu yarantunze ngewe? Yantunze ntabiwe, yantunze ntaryiwe nkande gute? Ngo ndi imbobo ngo kanze. Kubyo yakwita imbobo? Kanze mbikumvisha. Cyangwa ugira ngo nitwe twenyine mwahemuki. Ndakuzi kuri agatsiko kiwe. Kuri agatsiko ke kuva na kera. Umugenda mu birenge, umugenda inyuma, nta n'iyindi filime ushobora gukina mudakinye muri filime ziwe. Kuko nta buhanga ugira, nta kintu uzi gukina. Urinda ujya kuntuka ngiye ngo kanze. Mbese Madurira ni ishuri rye yigiramo gukina. None se arahandi wari wamubona yakina? Haraho nta naho uzaba. Ngenda tekereje ko Jojo ari ushobora kuba bimubujije, wamubuje kujya gukina hariya, urumva? Akina ibice se bizatuma akina handi, reka wumve. Ubwo wowe wabuze ibyo uvugara, uvuga ngo Jojo afite yagutunze kangahe we kagufu? Yagutunze kangahe? Ahubwo ari mwebwe mufite ishyari mudafite naho muzagwa. Nta mpobo mwavuze ibyo muvuga ngo mbese ngo murashaka kugira ngo aramamagaye. Alo? Nibiki? Niko Mado, nk'ubu wanukiye iki tutabeshyanye?
cyangwa urashaka kundikodinga se ngo ubone ibyo nyine ndi kwibaza ikintu wanukiye ntigeze nkuvuga. Ndi kwibaza nanjye igituma uvuga ngo Jojo ngo nindyajya ngo Jojo ni ibiki icyo yaguhemukiye wowe ni iki? Ntabwo ukizi, niba utakizi nyine uraje ukimenye. Ngiye ikintu nashaka kumva, tureka kuvuga ibya Jojo kuko wowe navuze ni Jojo. Wowe wanukiye iki? Iyo ni indambi yani kugira ngo mubone amabyutse ibyo bizana bakoraho n'ubwana nushaka undi coding nzabisubiramo. Iyo ni indambi. Indambi harya wowe waraguhemba? Arankubye. Nibyo nari nyiri kubumvisha voice ye. Ubanze wumve cyangwa ugira ngo ibyo muvuga kuri za YouTube nta kintu muzageraho, muraguma kumusebya kandi nta kintu azaba. Ni mwebwe muri kwisebya. Yagutunze kangahe? Nta filime wowe ni mutarimo ariko mufite ishyari ryabarenze ngo amabanga y'urayazi. Uziki se wambobo babuzo murisha muri kurisha Jojo yaragutunze none utangiye kuvuga ibyo ngibyo ngo yarano. Aha noneho naho yanukiye inbox. Reka wumva aho yanukire muri groupe. Muri groupe niho nshaka kumva abantu bose babyumva. Umuntu w'umugabo kuzubyumva. We Kagufura imenya nawe wasaza uri guti bitabapfu. Uri guti bitabapfu. Mwapfuye neza mukareka gupfa mupfana umuntu. Eko byumva. Mwabuze icyo mukora mwangegera. Aho bigeze reka natwe tubatuke. Muri ingegera mwabuze ibyo mukora cyangwa murare mugasanga Jojo rero mwaboneho kuvugiraho mwambobo. Erega wavuze ngo Jojo agira ishyari we yakugirira ishyari wangegeraho. Yagutunze kangahe? Yagutunze kangahe ari mu ntimba, ari mu mpeta, ari mu bintu byose muri rafi. Yagutunze kangahe? Ubu nibwo webutse ko agira ishyari wambobo. We Kagufura imenya nasubiyemo. None reka nkubwize ukuri Mado. Uwo ravi wawe, uwo Jojo wawe uvuga ntabwo yantunze habe na gato. Ahubwo bisa naho ari nje wamutunze kuko ibyo namukoreye nibyo byatumye agera hageze. Ntabwo yigeze antunga, nta biryo bye nariye by'ubuntu, sinigeze mbiwe, ahubwo wowe atunga. Unkure muri uwo munwa umbabarire. Niba navuze Jojo ntabwo ari weho navuze, nawe ngiye kukuvuga navuga byinshi. Cyangwa utume nawe nicara weho ngiye kuvuga. Reka ntabwo nshaka gutukana. Utume nicara ari wewe ngiye kuvuga. Mvuge byose ukora mvuge tuvugisha ukuri. Babari. Ariko nukomeza kundakaza mana yanjye. Nukomeza kundakaza. Hayiga data we. Hembe kumubyeyi we. Babarira. Wowe ntabwo ndi kukuvuga mbabarira. Ntabwo ndi ibyo bitutsi ntabwo uzabinyumvana, nta nundi muntu uzabyumvana. Mwebwe nguri guti bitabapfu mwangegera mwange turemwe mwaki ibintu byose. Niyo ngo twarapfuye ngo twarapfanye umunuko. Abantu bapfana umunuko gute? Madagira abana. Nahumbaze. Ibase nk'umwana byara. Tujye tuvugisha ukuri abanyarwandakazi. Nuko hari ibintu abantu bavuga mu kufata wende ibi bintu ntago babikwiye kujya hagaragara. Hari ababyeyi benshi nk'aba bateye gutya babakeneye kujya muri rehab nabo bakagenda bakabanza bakaganirizwa kugira ngo wenda basubize ubwenge kugiye. Nufata umubyeyi nk'uyu ungana kuriya ugenda gafata voice note ingana gutya akagenda mu ruhame muri groupe zirimo abantu bangana kuriya agatuka umusoro ungana gutya ejo cyangwa ejo bundi ufite ubukwe. Ibi bintu n'ukwica societe. Ngaho mbwira ikintu umwana wawe azakwigiraho n'umunsi wa rimwe mu gihe ubayeho mu buzima bungana gutyo, mu gihe ufite umutima w'inyamaswa, mu gihe ufite umutima wagira ngo ni inzoka niyo bajya bavuga ngo ntigira urukundo, ariko bura nawe bigeze ku bana bayo bura nawe mbibaseriye ko abantu aribo batera abantu umutima mubi. Ikintu cyatumye antuka nta muntu numwe navuze, nta muntu numwe natutse. Ngewe na ikintu navuze nanagisubiramo. Namuhaye gasopo Jojo, namubwiye ngo reka kugenda ku wundi mwana, mugikorana mubabarire. We ashatse gusibisha ayo macano yawe wakumva bimeze bite? Si ukuri umugati. Navuze ati mubabarire. None rero ujuri kunuka. Ndabizi neza ko niyo najya kuri Google nkajya gusoma, we ntago wandusha gutukana wowe. Uri muraza utukana kuri kamera, nanjye nicare nje kugutuka gusa. We Kagufuri wanjye gera we amahirwe ugifite rero nuko iri zina Kagufuri utararikoresha.
nandi byo nakoresha kuko no mu nimba ya Ravi reka nkunyuriremo mu nimba ya Ravi nyakinisha arabiri kuko yagiye kureka ngo ndikinishe ngo kagufuri kuko narihereye mu mpeta nyine yashatse kureka ngo ndigumane mu nimba ya Ravi ndabyanga byanze abuze uko abikora ahitambwira toke naribi ahangaha ukina uri umukozi wo mu rugo witwa kagufuri ariko nujya guteretarine witwa cenko ryawe naribi ntago nari gukomeza gutuma akomeza kunyita ariko ni gute wabonye mani filimi imwe irarangiye izina ukuyayo urizanye mu yindi filimi ibyo bibaho uretse zira tiyatire muba mukina cenko reka mubwiza ukuri sibyo ibi bintu nyine birababaje biranahangayikishije uyu muntu yanakoroga umuntu gutuka amagambo ameze kuriya yanakoroga ntabwo ari umuntu nyine ugarashaka ko muhagurukira ntabwo ari umuntu ushobora kuvuga ngo umuntu wenda urumva yari umuntu ugufitiye urukundo wababaje wenda n'ibyo wavuze aguhamagara kugira inama akagereza gukoreka ko wenda uri mu nzira itari nziza uri gutandukira wenda ushobora kuba wahindura ibintu cyangwa se akabahuza akabumvikanisha kuko wenda Mado ni umuntu mukuru uruta Jojo wakabaye uvuga ati wewe Cenko ndetse na Jojo mwakiyura mukiyunga akazi kagakomeza ese uracyari muri groupe cyangwa nawe yarakuri Movinze ninjye wakoze left man njye nakoze left kubw'umutekano wanje no kumva ameze neza ntagishaka no gukora muri timu udahembwa mumaranye imyaka n'imyaka kandi akora muri bamwe muri timu wowe yaraguserereje ngo ntuba muri timu ye ngo ntiyugeze uba no muri timu ye ariko njyewe wabaye muri timu yawe se uba no muri timu yawe bimeze bite none se ahubwo ndibaza nimba kwikunda no kurya wenyine Jojo nimba nge naramuhaye platform okay yarazanye platform nkamuzanira projet imwubakira ubuzima bwe bw'uyu munsi akaba ari bari kurishisha ndibaza nimba waranteye ishoti ari nge muntu waguhaye amamiliyoni utunze uyu munsi wa none abo mwatangiranye bo nyine urumva bo ubwo urumva ntacyo bavuze kuko bagufasha uko kugitangira kugeza amaginga bagigushyikiye ariko ntubyumva niyo mpamvu rero ntacyo nabigarukaho nta nicyo nshaka kubivugaho ibyo yigeze kumbwira ngo urabona ngiriya role nahaye biyayo ngo nashakaga ngo kari wowe ngo uyikora ngo mbona ngo nyine ngo ntabwo ngo wawigwamo neza ndamubwira ati okay nyine wabonye ntayigwamo neza uyihereza uyigwamo wayi nk'umuntu wa muri team wagiye kwandika projet nyine utanekerejeho kandi mba muri team yewe ntabwo ira role yayimpaye narayihaye kuko script ninjye wayiteguraga ntabwo ari wayitegurira we rero yambwiye ntabwo umuntu yakutegura script ushobora episode scene hafi zijya ninjye wayitwaye ariko iriya role se nyine yari iyawe ayiwe none se man buri wese afite role ye ashobora kubagwamo neza afunga mu gikomando ibyo ntabwo ari ikintu cyadanje mbabara ugenere message Jojo uyu munsi wa none nk'umuntu umanye imyaka n'imyaka mukorana ukaba ntacyo yakugejeje akaba ntacyo yaguhaye na n'uyu munota akaba akiri kugenda yumva ko nta kamaro umufitiye mu buzima bwe iyo message naranayimwandikiye niba batarabisibye biracyari muri groupe naramubwiye ngo Jojo Imana igukize ubwo bwishongozi bwawe kuko si sawa message unyandikiye uransuzuguye unyishongoyeho urambabaje wenda reka tuzahure nanjye karafashwe cyangwa karorere kuko nizibika zari amagi uri kubyumva ndongera ndamwandikira ngo nagukundaga ariko warahindutse mwana kuko nge naramwandikiye namubwira ngo mani nagukundaga ariko mu buzima nyine n'ubundi tubabazwa n'abantu dukunda nta ribi it's okay warahindutse ibyo byubimenye arangije ajya gukora akarista ambwira ngo muri projet ngo yarari gutekereza ngo yarenekejeho ngo ngiye ngo namahoro ngo nane yaramaze kubirukana mwana ngiye undeke ntabyo wanyinishaga byatuma nza gukinira ubuntu that's why ibyo biboro byawe ntakinira amafaranga nta kintu kizima kirimo kuko nta na 5% by'ubushobozi bwanjye muri acting ujye ukoresha nta kintu kirimo mu gihe ntakura amafaranga ntabwo naza kubikinamo mu gihe ntakura amafaranga no bitarimo amafaranga izo theatre zawe sinshobora kuzikinamo kuko uzitegereze bicya nkora birakennye ariko uzitegereze urebe naho bihuriye n'ibyo byawe rero mu gihe bitarimo amafaranga winyihamagaza no shace ko warahuritse kabisa message ya nyuma dusoza ikiganiro ugenera Mado nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru ndetse wakaba kugira inama akaba ari urimo gukora ikiganiro kuri channel yanjye yitwa Cenko Films nkwiyama Mado iyo message ngiye kuguha mujye kuri Cenko Films kandi subscribe kugira mu bikurikirane byose nkwiyama sindi bugutuka nkuko wanutse ariko ndaba ndi kuguhereza nawe gasopo ntuzongere gutushuza kuntuka nakwambitse imyenda kuri make twamenye incuruza imyenda nakwambitse imyenda kuri make undirira kuko ntacyo wakuraga mu mpeta baguhembaga rero kumufasha kwari kumuzamura mbabarira niba twarabaye inshuti niba twari inshuti undeke mvuga ibyo nshaka niba ushaka kuntuka bigumane undeke niba nayobye nyobe ureke kuntuka